yewe nyivi Burundi nyigera Kigali navuye Burundi n'amaguru n'ishashi y'umukara irimo ibigori bine nivye mama ngera Kigali Kicukiro hari ibirenge byaranetse na nkweto imbwa ibibwa byari kuri leta wa Kicukiro ibibwa byari byinshi cyo gihe ivyo vyamaye weka amateka ibungwa vyava muri puberi nanjye nkajya vyajya umunyigi nanjye byawusigaza nanjye nkawuri dukora umushinga wo kwanga icyaha ariko nacyo Tasiye yararimbye avuga ngo ahigejeje ikora tubaye twishime azumubwira ngo Imana yabera nubwo utayireba imbere nuyireba inyuma nuyireba iburyo nuyireba ibumoso ariko Imana yabera iri mu kazi ako kantu kamubwire kandi Imana iri mu kazi singombwa ko mwese munyumva singombwa ko mwese mwumva ibyo mvuga dore ko bino bintu ndanabijemo vuba ibintu mbijemo vuba ngewe nibera mu kuroga nibera mu byaha bikaze bijemo vuba ngewe ko ndashima Imana itarobanura abantu ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka aremewe mbere Imana icyubahiro basi muvuga cyane amen singombwa ko mwese mwumva ibyo mvuga abakritika nitubabuza na Yesu baramukrititse ari we boss wacu ibingu irwamagana nkarenga ahantu heshi uyu munsi Vendredi bateranya ari heshi naza hano nyirabyo arabyumva kandi arakira igitangaza cye akanserege nzo mbabwire ngo iyera ije gutoranya ibinyembaraga birwanya bera ibyice mbere mubyumvise zo pifotarasika yera yambye ngo ije gutoranya bimwe mu binyembaraga birwanya bera bakunze gukiranuka bakanga ubugome yambye ngo ije gutoranya bimwe mu binyembaraga birwanya bera ibyice mbere munyeganyezi mubwira ngo Imana yambwiye ngo unyongerere gato wanjye ndabashimira mufite saundi niyo umuntu ari hanze niyumva ibyo tuvugira yongerera rero napfira hano ndi kumiti umuhogo warasaraye yongerera urakoze Imana iguha umugisha kuko ubikoze ubikunze haleluya yera yavuganye nanjye ndyamye iwanjye mu rugo ndyamanye na madamu n'agahinja kanjye k'agakobwa k'umwaka n'amezi madamu ari kugona agahinja kari kugona abandi bana bari ahandi baryamye iransura irambwira ngo nze mbwira abantu bafumana Imana yambwiye ngo ije kwica ibinyembaraga bikurwanya ijambo rya kabiri soka mu itanura abawucanye bagize gute ijambo rya gatatu Imana ije kuvyivangamo ngibyo ibintu bitatu kandi biruzuye nihane Imana ivivangemo ijambo rya kabiri itoranije ibinyembaraga mu byakurwanyaga ibyishe mbere ijambo rya gatatu sohoka muri iryo tanura abawucanye bagize gute bahari nuko Imana ivugiye muri aya materaniro mu izina rya Yesu uvuge cyane amen Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Zumumbwire ngo ubwoba ni bushire Yesu akubereye maso ako kantu konyene kamubwire ufite confidence kamubwire ufite confidence ongera umubwire ngo ubwoba ni bushire Yesu akubereye maso uvuge cyane amen nitwe Eliya ndacyayisaba
mbarizwa muri paruwasi ya Remera, itorero rya Rehoboti kuri Godiyari. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana, nkabanuye mu karere ka Rwamagana. Haleluya. Si ubwa mbere ngeze hano, mageze keshi. Ndashimira abayobozi baduhaye welcome, harimo mwarimu Cyprien ndetse n'abandi bayoborana. Haleluya. Namwe mwese mwaje kumva ijambo ry'Imana, mwikomera amashyi mu izina rya Yesu. Ndatanga intashyo za bene so heshi ngenda nimuzakire. Haleluya. Dusomye ijambo ligufi ariko ligiye kuremerera ibikuremereye. Uvuge cyane amen. Uvuge cyane amen. Dusomye ijambo ligufi ariko ligiye kuremerera ibikuremereye, bikumazeho igihe. Asifiwe. Abantu bakunda imvugo y'Imana, tugire gucya turebe. Bakunda imvugo y'Imana. Jobundi nasomye ijambo riramya ngo yohereza ijambo ryayo bikaremwa. Kindi yohereza ijambo ryayo, ijambo yohereje gusa rigakiza abantu ingwara zabo. Kandi imbaraga z'ijambo ry'Imana nago zigarukira mu gukiza ingwara, ahubwo zinjira mu mva, zigakiza abantu kwinjira mu mva zabo. Rero Imana igendera muri nge, Imana ivugira muri nge, Imana ikorera muri nge. Haleluya. Ije gukora imirimo n'ibitangaza ikoresheje ijambo ryayo. Muvuge cyane amen. Abizera ijambo ry'Imana muvuge cyane amen. Nabonye Imana ikora hano, sinzi ko nimba Mama Dorcas akibarizwa hano. Mama Dorcas ari hehe hano? Nabonye Imana ubushize, uramuzi mwese agendera mu mbaguye, yarahinamiranye. Narinje guha message ya Pastor Musabwa hano. Ndangije ndigendera, barambwira ngo ngwino nawe usengere mama, hari umudamu uri hano ugiye gupfa. Ngwino nawe usenge apfe wenda wasenze, ko nta n'umutara musengeye. Bene da, Imana yabera irahari. Uvuge cyane amen. Nyayo turasenga mu magambo make. Haleluya. Imana yabera ituri hafi cyane. Muririmbye muyuzuye umwuka yembye abango amba hafi kuruta umwambaro nambaye, amenyera kure. Ivyo ni ndasenga mu minota mike mbona Mama Dorcas ataye imbago. Tugire gutya, hano muramuzi, aha ni iwanyu asengera aha. Rero narinje kubabwira ngo Imana igendera muri twe, ikorera muri twe, igendera muri twe n'ubundi kunumyeho. Abizera ijambo ry'Imana vuga cyane amena. Mama Dorcas yarambwira ati Eliya, wanyemerera ubu ngiye kwiruka Kacyiru yose nyimari. Ndamubwira ati ruka, wanyemera nkazi wanyu Rehoboti nkavuga ko usengera abantu bagakira ingwara. Oya vyihorere, kizima nukukize. Haleluya. Nese nguhese ituru jyana mu kibo, tugire gutya n'Imana igukije singe. Haleluya. Munyeganyeza umubwira ngo Imana yabera nubwo utayireba imbere, nuyireba inyuma, nuyireba iburyo, nuyireba ibumoso, ariko Imana yabera iri mu kazi. Ako kantu kamubwire, kandi Imana iri mu kazi. Si ngombwa ko mwese munyumva, si ngombwa ko mwese mwumva ibyo mvuga, dore ko bino bintu ndanabijemo vuba. Ibintu mbijemo vuba ngewe, nibera mu kuroga, nibera mu byaha bikaze, bijemo vuba ngewe. Ko ndashima Imana itarobanura abantu ku toni,
ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka aremewe. Mbere Imana icyubahiro basi. Muvuga cyane amen. Si ngombwa ko mwese mwumva ibyo mvuga. Abakritika nitubabuza na Yesu baramukrititse ari we bosi wacu. Rwamagana nkarenga ahantu heshi uyu munsi Vendredi bateranya ari heshi naza hano. Nyirabyo arabyumva kandi arakira igitangaza cye. Aha muraya umwe gusa uri bwizere ibyo mvuga Imana ivugiye muri njye arakira igitangaza cye. Bantu biringiye Imana muvuge cyane amen. Imana yambwiye ngo nzambabwira ngo ije gutoranya. Yambwiye ngo unyongerere gato wanjye ndabashimira mufite saundi. Niyo umuntu ari hanze niyumva ibyo tuvugira. Yongerera rero napfira hano ndi kumiti umuhogo warasaraye. Yongerera urakoze. Imana iguha umugisha kuko ubikoze ubikunze. Haleluya. Yera yavuganye nanjye ndyamye iwanjye mu rugo ndyamanye na madamu n'agahinja kanjye k'agakobwa k'umwaka n'amezi. Madamu ari kugona agahinja kari kugona abandi bana bari ahandi baryamye iransura. Irambwira ngo nze mbwira abantu ba kanseri nze mbabwire ngo Yera ije gutoranya ibinyembaraga birwanya abera ibyice mbere. Mubyumvise zo kwifotarasika. Yera yambwiye ngo ije gutoranya bimwe mu binyembaraga birwanya abera bakunze gukiranuka bakanga ubugome. Yambwiye ngo ije gutoranya bimwe mu binyembaraga birwanya abera ibyice mbere. Munyeganyezi mubwira ngo Imana ije gukora irobanura bikurwanya. Ije gutoranya. Munyeganyezi asa nk'umukangura amasaha ageze kure. Munyeganyezi ubwenge Imana ije gutoranya bimwe mu binyembaraga. Mbabwire ijambo rimwe. Mariya bamufasha asambana. Abafarisayo n'abanditsi bamuzanira Yesu. Ariko ubundi kumwe atisambanya uwo basambanya wasambanaga na Mariya bari bamusize. Ibyo twibaza nawisambanya wasambanaga na Mariya ujya munsi bari bamushyize. Ndashimira Kristo ibigufashe byose byakwibeshyeho. Umva nkubwire, bafata uwasambana na Mariya bafata Mariya imbere baramukimiza n'ibibuye harimo ibinyembaraga. Baragenda n'imbere ya Yesu ati bagata hagati. Sobanura ibyaka kantu tugafasha gasamara kandi mu mategeko ya Mose handitswe ngo uwo tuzafata mabuye. Yesu arabareba babona umuvuduko bafite kandi ka Mariya kano kari akapfubye kandi bagashiriye se w'imfubye
ngirira ko cyagatoya dusenge bagashyiriye se Mariya yari imfubyi baragafashe umbere ikiganza umumbwire ngo kuba bitaguhwanirije aho byagufatiye byibeshye kuba bitaguhwanirije aho byagufatiye kuba bitaguhwanirije hariya hanze utarinjira hano kuba bitaguhwanirije wambuka kaburimbo kuba bitakwishira ijoro ukabigerana mu rusengero munyeganyezo ubwe ngo byibeshye 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 aba banditsi n'abafarisayo kuba batariciye Mariya aho bamufatiye bakamushorera bakamushyira Jesus kandi Jesus niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi baramufata bagira Yesu Mariya kandi agapfubyi bivugeho ngaya turayazanye utinda tukamena Yesu abarebye ubukana bafite arunama harandika harongera runamuka banga utarakoze icyaha abari ubanza kumutera ibyo bibuye bamufite harongera runama umwe asomye abonamo icyaha cye vuga ati nanjye nenda hano bararinera ndashima Imana mu byasohotse nago hagiye udusore nago hagiye utunyanyegenye hasi habanje gusohoka ibintu by'ibisaza byakoze umunwa bifite amategeko ndashimira ye ba bantu b'inosho bari baciyeho bigusigaye genyene Yesu avuga ngo rero kuba nateka baguciriyeho nanjye naryo igendere nukongere gukora icyaha turashimira Yesu twicaye imbere uvuga cyane amen akantu nashakagamo n'akantu kagufi kavuga ngo ahera ku bisaza bisohoka urusorongo ibintu by'ibisaza muri aya materaniro ninde muntu yagwaye imvunja turebe imvunja yagwasha ndababonamo sha amavunja murakoze habaho imvunja umva makuru habaho imvunja bita imbaragasa kakandi gato iyo kinjiye mwino ry'umuntu karakurya ariko wowe nako ni wowe nako akarenge kawe kaguma kari simate ariko kari kukurya reka kuyamwe imbere ariko nakabaragasa gato habaho rero n'ikindi kivunje bita igisyogo Aso muswaro wanye papa nguyu hano nyoboye haleluya igisyogore igisyogori nago kijyana ariko umuntu ugifite igisyogori kiba gifite ijisho icyambere kigira ijisho icya kabiri igisyogori kibera umusatsi witsibye cya gatatu igisyogori kimera amagi aho uhagaze iminota 2 usanga cyahasize amagi y'umweru icya kane kirange mu nja y'igisyogori kiranyara ariko ntabwo kijyana utambutse wese rero iyo ufite urusyogori ararubona urusyogori umuntu wese ararubona iyo atabonye umusatsi abona ijisho iyo atabona ijisho ryacyo abona amagi iyo atabonye amagi yacyo abona amazi yacyo ariko kakavuje kagasyogori karakurya kaguha pose ariko akarenge kawe kakaguma kari simate vukuri Imana ivuganye nanjye yambye ije kubakiza ibigeragezo by'ibisyogori abantu bose bazi naguvyumvise Imana ije gukiza abantu bayo ibigeragezo by'ibisyogori abantu bose bagize gute bazi barabizi bazi ko barabizi ariko Imana yambye ngo ije gutoranya bimwe mu binyembaraga bikurwanya ibyice mbere duhereze Imana icyubahiro abantu baje gusenga uvuga cyane amen.
umugabo yitwa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yibeshye ku basore, yatumijeho abasore benshi akoresha umugabo yitwa Ashipenazi ngo genda uzanire abasore b'Abisirayeli. Ashipenazi abasore yazanyemo Abisirayeli ariko azanamo n'Abaheburayo. Se murahari cyangwa mwatashye? Ntabwo ninda mu basore Ashipenazi yazanyemo Abisirayeli ariko azanamo n'Abaheburayo. Nebukadinezari abwiye Ashipenazi ati kandi nupfa kuzana wibande ku basore beza uburanga, ikindi abasore bajijutse, ikindi abasore batinyuka. Uzi ibintu yaratumijeho? Abasore b'uburanga yibagirwa ko kubaha Uwiteka, yibagirwa ko abashaka ubwiza n'icyubahiro. Bajijutse yibagirwa ko kubaha Uwiteka aribwo bwenge. Batinyuka yibagirwa ko umukiranutsi ashira ubwoba nk'iki. Muri make yari yikururiye intare. Bageze i Babuloni bahasanga ibyo kurya. Abisirayeli bazanye nabo barabyishimira kandi byari byanduye barabirya. Abaheburayo bo, haleluya, Abaheburayo bo bagambirira kutabirya. Mere Imana icyubahiro. Abisirayeli bo barabiriye. Abaheburayo bo batatu bane, Saduraka, Meshaki, Abedenego na Danieli, bagambirira kutiyanduza barabyana. Koma bamaze kwanga kurya, Imana ikintu yakoze mbere yo kwanga kurya ibyo biryo, Imana ibaha umugisha. Amen. Asifiwe. Amen. Imana ibaha kumenya, Imana ibaha kujijuka mu by'ubwenge mu by'ubuhanga, kubera ko banze kuryagagurira i Babuloni. Itangazo rikomeye, iyo wanze icyaha kandi uturanye nabyo, Imana iguha umugisha. Ndaguvyumvise. Iyo wanze gusambana, abo musambana baraho byanarimba ijipo yawe ukarenza igikabutura, Imana mu ijuru ibireba ihita iguha umugisha. Muri Imana icyubahiro. Ndaguvyumvise. Iyo bizanishije ibintu by'ibitoki baje gukoraho, kwibere kubita ufatireho fungiraho, Imana ibireba ihita iguha umugisha. Muri make mumara ikiganza umwumvire ngo iyo wanze icyaha Imana iguha umugisha. Ndagubyumvise. Nimba Imana ivuga ngo yanga icyaha n'igisa nacyo, rero nawe iyo ucyanze ubigeze ikirenge mu cy'Imana ihita iguha umugisha. N'umushinga mwiza. Yes. Uwo muntu mwegeranye mumera itangazo umubwire ngo ko mushinga wo kwanga icyaha Imana iguha umugisha. Ko uwo mushinga wo kwanga ibyaha Imana iguha umugisha. Twaje twoza imbwa dusangira nazo. Yewe nyiva i Burundi nyigera i Kigali, navuye i Burundi n'amaguru n'ishashi y'umukara irimo ibigori 4 nivye mama. Ngera i Kigali Kicukiro hari ibirenge byaranetse nta nkweto. Imbwa ibibwa byari kuri leta wa Kicukiro, ibibwa byari byinshi cyo gihe. Ibyo vyamaye weka amateka ari vyava muri puberi nanjye nkajya vyajya umunyigi nanjye byawusigaza nanjye nkawuri. Dukora umushinga wo kwanga icyaha.
ariko ntacyo Tasiye yararimbye avuga ngo ahigejeje ikora tubaye twishime ku mushinga wo kwanga icyaha. Imana ituba kumenya no kuba abahanga, kuba initsi. Basanga ameza ateguyeho ibikoko byinshi togosheje n'ibikawushije, ibikoko, ibidendo n'ibibata byose ku meza y'umwami Nebukadinezari, imbwija n'amafiriti n'ibisarade n'ibi byose, ameza ateguye kwa Nebukadinezari. Mva makuru nicyo kunywa. Abasore barangije umva se, abasore barangije begera inkone bayibwira ati watubabarira twebwe ukaturinda aya meza yaturinde muri iki se, kandi itegeko ari ukubiga imyaka 3 bino biryo. Abaperezida imbere y'umwami mufite amatayi inda zaraje, aramubwira ati watubabariye ugatwehera ibishyimbo tubonye mu gikoni. Nose ko mu gikoni ko mutagezeyo mwibonyeho gute? Dufite andi maso tubonye ibishyimbo. Mbere Imana icyubahiro sha, tubonye maharage gikoni, twehera ibishyimbo tubonye mu gikoni. Uzima vubatse ibishyimbo byo mu gikoni, babazananye n'ibishyimbo by'iwabo. Mumbere ikiganza umubwe ngo ryuki byumenyereye, ryuki by'iwanyu cyawambara umwuka. Wavuze cyane amen. Jawambara nkabi wanyu, urye nkabi wanyu, rere nkabi wanyu, vuge nkabi wanyu, nukazana inzaduka wateye. Haleluya, ibishyimbo tubonye mu gikoni. Iyo twubaha Imana tubona ibyo abandi batareba, twumva ibyo abandi batumva, dukora ibyo abandi badakora. Iyo twubaha Imana, ibishyimbo bayibonye gute kandi batavuyaho? Macho ya roho. Asifiwe Yesu. Ashipe igisonga iyi nkone iravuga turashaka kugicisha. Abariye dendo n'inkwavu n'inkware byose ndabaperezida mu myaka 3, kandi barabafite hano na muri karase barabameze neza. Mwige ko murashaka kurya ibishyimbo murenzeho amazi, murashaka kugicisha umwami yanyica. Bakidiringa gutyo niyo nkone n'abantu basore 4. Imana ibona ko bano basore bamaramaje kutarya ibi bikoko byanduye. Bani timanuye ubwiza bwayo, favor y'Imana. Mucyo w'Imana umurika bano basore ko dafashijwe, favor y'Imana. Haleluya, ubwiza bw'Imana. Yesaya 60 murongo wa 1 ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bugize gutarata kabukurasi. Ubwiza bw'Imana burasira bano basore, urabapikasha ko baze kuryagagura. Ubwiza bw'Imana burakurasi. Biravuga ngo amahanga azagano ubwo bwiza, n'abami bazasanga ubyukanye ibintu byo kurabagira kubera ko banze icyaha. Tabakuru seva ibajeho y'Imana. Inkoni barebye ibona akwiye kumva igitekerezo cya abyati. Umva ngwe nese koko mbashyize ku bishyimbo ndahita mpfa. Daniel abona agahungu kadagadwe, bakabwira ati wewe abariye dendo nimbuza abaperezida mu misi mu myaka 3, twebwe duhibishyimbo tubirye uturebe mu misi 10. Nubona tunanutse bidukureho udushyire kuri bino bidendo, nubona ndacyo bidutwaye tureke twirira ibishyimbo. Imana yicaye ahera ibona abahungu bamaramaje. Imana nayishyira mu gaciro ndayikunda. Iravuga ati ntago umuntu yagira ibishyimbo mu misi 10 abisomeza amazi azabe avyibushye. Wapi? Nago wewe warya ibishyimbo ukigeranya n'uwariye dendo, inkwavu, amagi, bijya bintu bifite intungamubiri. Imana iravuga ati reka kugira ngo bano basore banjye batakogwa n'isoni kubera njyewe, reka nanjye nivange mu kibazo cyawe. Imana itayivanga mu kibazo cy'ameza 2, yivanga kuri ameza ya Nebukadinezari ateguyeho bino bidendo, yivanga no kuri aya meza y'ibishyimbo. Imana byose byivangamo. Muvuge cyane amen. Imana igira gute? Ibyivanga. Yohereza marayika. Imana ibwira marayika ati genda aya meza ariho ibi biryo bya Nebukadinezari, genda ukuremo ibyubaka umubiri, ujugunya ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ujugunya umanure ibindi bitera imbaraga, ibindi
amaraso umubyibuho mu minsi 10 bazaba barutabariye. Muri make marayika amanuka aje gukuramwo kuri iki kimeza, azanwa no gukuramo no gushyiramo. Hano yakuyemo mu barokore ashyiramo. Ndafashishwe. Numero ikiganza mumbwira ngo muri uyu mugoroba Imana ivivangemo igira ibyikuramo igira ibyishyiramo igushiriremo. Komana we aregabanije sha igira gute igushiriremo uraharize igira gute igira ibyikuramo hari ikuramo wowe gushiriremo. So nimuraviza ibyo bintu nimba ijambo ribango ikenyuruza abantu kagukenyeza. Rero kuri iki kimeza cya Nebukadinezari kuremo ku meza yawe ishyiremo. Imana yambwiye ngo ije kubyivangamo. Ije kugira gute mama? Ije kubyivangamo. Nikiye rivuze asifiwe. Asifiwe. Kandi Imana yavuze ngo ubwo wani bushire Yesu akubereye maso. Humura naguza itangwa n'iyinda. Humura nuwavuza amagambo mabi ku buzima bw'uyu mwana uzamuheka areba. Naguvyumvise wowe. Haleluya. Amen. Abantu babiri bize ku Imana ije kuvyivangamo mwazamuye. Haleluya. 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 Ariko ubundi nihe itavyivanzemo. Umuntu akambara karondo ni ka bibiri ikavyivangamo. Wakureba ati you are very smart mami. Wambaye neza. Uwambaye ikibazo cya 200 itavyivanze yabitavyivanzemwo akabicurikiranya. Ntabwo muhari mwebwe abo hazamataye. Umuntu akambara agashati ka 2000 daddy you are very wambaye vya bindi bihenze yaguze muri nakomati kabicurikiranya. Yewe nigeze kuraririzamu aba boss 6 babaga mu nzimwe bari abasore bamwe bakora muri rura abandi bakora muri ambassade hano haruguru y'Amerika. Genda umuzamu ariko nubaha Imana. Kugona kwabo ngo kabwo bajyane muri muvura kubera ibyaha. Yewe nabandi bari niyambariye boti n'ibikoti n'ibiki byose muri jaride hanze. Mwami Yesu ndindira ijoro ubane nanjye undinda abajura n'abatwara imodoka z'abandi. Amen. Ariko nakanguka saa 9 najya kwidirishya ry'umukire ajyanye muri muvura mu mashuka ahenze. Muvura ni igitanda n'imbaraga zitajyaho yigiye itinyerera. Muvura ni igitanda gisobanutse. Ariko mwumva kugona Mana yo mwijuru kugona gutyo ujyanye muri muvura n'amashuka aheze kwa General Yesu. Fama kurusose rimwe niyambarira agashati kamwe Imana ikajya igaha amabara ndi umuzamu. Gahamabari nasohoka maze koza imodoka zabo. Nasohoka nigendeye kwisengera bagakura hirido bose bari kunywa icyayi muri saro. Bakareba bakabaza umukozi niko gwe uriya ni rusohotse ni zamu wacu se gwe reka nahe. Mana yari yambwiye ko igiye kuma amafaranga muri ugo rugo kwigiye kubakenyuruza ikanyenyeza. Ndagende mvuye gusenga uwa mbere amikifuzo za wambabarira ahantu ugurira iyo myenda nanjye ukazajya unzanira.
ubundi ishati nk'iriya wari wambaye kare uyigurire uzigurira he? Imana itima agasopo yo guhubuka. Baza bitekerezaho. Uvuze ngo iki? Ijya shati wari wambaye kare uyigurira he? Bitamwereka hari nyigurira hari. Bona kirarara. Hagati noneho ahantu ugurira ry'amashati ntabwo uzajya unzanira ishati ngiriya uyigurisha ngahe meshi. Nta kibazo uzajya unzanira amashati nk'ariye. Bose bona nuvagize icyifuzo cy'amashati yanjye n'umuzamu. Imana iti mu bwenge na amafaranga nari ifite iniruka nka sale motoro. Ngabwira abahungu baho wamaye amashati inka 20 aho nawe umeze nk'icuma aho nawe umerezaye ukimubwira amafaranga yazo bitatu sawa. Kiyewe ndi umuhemurayo siniwe situzi nanjye ngo nzabazanira amafaranga ejo hari amakire bazinumye sawa. Naje feva Imana igahitinzaho bageta bazima kaziparika mu rugo. Aba boss bataha wambere yataha bose nazizanye ziri muri salo za y'amashati. Okay, akaza agacaguramo nka 6. Aha izi nangahe kuba ko ucaguye mbere rero utwaye za mbere 12 mwimwe. Oya nta kibazo ndayaguha peka amafaranga we. Ubwo ngahita afata 3 by'abandi 9 I mean 9 wa kabiri yaza bose nazizanye zirihe muri saro. Baba we akaza agacagura enye sawa. Angahe ni 10 sawa 7. Rimwe nigurira agasaka 3 ndakabatega ngatega ngashyira ku ntebe. Umubosa abyutse yishima kunda abaza umukozi ati isaha ni yande ni yazamu ngo namubwire mbadagiye. Akomana we isaha yawe nangahe ni 30. Wowe gwa 25 se shira va amafaranga ko naho kuyiduka bakura mu iduka. Usiko iyo ubashye Imana ikenyuruza ikagukenyeza naguvyumvise irakenyuruza kagukenyeza iyo ubashye Imana yacu uvuga cyane amen. Yes we undi nihe itabyivanzemo ni gute urya gahunga ya nyuma. Habaho gahunga ya nyuma niba habaho iya mbere habaho ni ya nyuma. Ni gute kubiti ya nyuma ukarenzaho amazi sinakamukaro. Reba gahunga ya nyuma y'ibihere pya amazi pya. Reba mundu kuntu bimera ugahita uvyibuha. Ni hehe ibitavyivanzemo undi ni hehe ibitavyivanzemo mbarizo muri mwegeranye ubundi ukorahe kuba abana barya saa 6 ikikoma mu gitondo nijoro bakarya ivyo bandikishurwa abana bakiga ubundi ni hehe Imana ibitavyivanzemo ko ni bande bakiriye marayika uvyivanzemo muri aya materaniro wazamuye. Haleluya ubundi ni hehe Imana ibitavyivanzemo kutumwana wawe yiga mu 970. Turashimira leta yadutekerejeho 970. Icyo kigo kirahari 970. Habaho n'ikindi kigo bishyura 800 na miliyoni. Umwana wawe akiga mu 970 uwabandi akiga mu miliyoni kandi bose bakanganya amanota. Imana icyubahiro ibasivazemo wazamuye. Haleluya munyeganyeze umubwire ngo muri aya masengesho yo kuwa 5 marayika w'Imana zivanzemo. Haleluya haleluya warakoze papa warakoze Yesu warakoze. Hano muri aya materaniro harimo ababyeyi benshi igise cyafashe akabyarira mu rugo akajya kwa muganga ariko avuye mu rugo bakazana ugwembe pya urudodo pya. Mfite wa kabiri yabana bose ni mu rugo bane bose. Komana we nta dogiteri uhari ntawe muri kumwe nta mupfumu uhari ari wowe n'Imana. Ni hehe ijuru riba ritavyivanzemo
umuntu ntapfe. fata urudodo pa sibika ugwembe pa urudodo pa Imana itakoze. mwana wawe akabaho wavukiye mu biganza bya dogite akagenda Ndakifite igikombe. ijuru ryafifazemo uvuga cyane amen. Uturutse mu cyaro nona ugeze muri feruje mu Giporoso ukanuye amaso nkaza naguze ibigenda n'ibigaruka ariko kubera ijuru ryivanzemo wambutse kaburimbo utaza aho bijya naho biva Ariko tutamenya gutaha. yereka gufata amaboko ikakwambutsa kaburimbo bakavukire bigize bakavukire bacomeza za kotari mu matwi ngo ngoni bakavukire bazi kwambuka pa turashimira ijuru riba ryavyivanzemo uvuge cyane amen. Munyakagezi mubwira ngo muri iki gicaniro cya vendredi imarayika w'Imana vyivanzemo wazamuye haleluya. Gana ku musozo senge gana ku musozo abasore bakubaza gukiranuka. Nebukadinezari ararota inzozi yarose murazizi mwese murazizi. Daniel arazisobanura na bagenzi be ariko Daniel ahabwa akazi bwami yicara ibwami ni muri basoza yicara ibwami yicaye ibwami yibuka ko bagenzi be yabasize ku gikumba aragenda arabyatimiye yasoze Imana yadutabaye bose bahabwa akazi Sadraka Meshaki Abedinego na Daniel bose bahabwa akazi. Ya myaka itatu ishize ya myaka itatu yamuneye n'abaperezasi umwami ashima bano basore abariye dendo akabono kari kavuyeho inda zavuyeho kuko bari bakuyemo ivyo bakumubiri n'ibirindi indwara ijuru ryabikuyemo bese mu bishyimbo bashyiramo mu nkoko bakuramo barya inkoko indikavaho barya ibishyimbo indikaza bagiye kuba perezida umwami abenguka bano basore bane asifiwe Yesu. Bibiri ivuga ngo iki rero ivuga ngo iki umwami amaze kurota Daniel azisobanuye aguma ibwami Daniel yibuka ko bagenzi be abasize ku gikumba araza nabo abahesha akazi bamwe bajya kujya ngo turera abandi narashe sije wahera reka rero rimwe Nebukadinezari akore ikimana kimwe agitereke mu kibaya cyadura nahana shaka agiterekayo abwira igisonga cya kigati rero uhambere teranya inama buri muntu wese uvuga itariki n'ukwezi n'umwaka bazaye baje gukuranya Imana yanjye bayiramye bayitahe bamenye ko mfite Imana mu kibaya cyadura sawa kaduteranya abanyabwenge abapfuma abakonikoni abantu bose bazaye bahari baze baranya Imana kandi bamugira n'inama bavuga ati rero hano rero hari abantu bashobora kuzabyanga cana umuriro sawa umwoto barawucana dore ikintu unashakaka bafata abahungu bazi gusenya inkwi w'abasore aho ndavuga nitonze niho byose biri abasore baraza muzamenya gusenya ngo okay mujya nakazi muzahembwa sawa abashenye sibo bacanye abacanye nabo murahari turahari muza baraza abacanye sibo benyegeje abenyegeza muri turahari muza akanakazi kabonetse bwami sawa aha batoranya nabazi kuzirika kuboha muri turahari abasore murahari muzi kuboha we sawa aha batoranya rero n'abazaterura baraza batoranya n'abakomereza bakoze umunwa ngo twarakabwisha kiyangaje kwiga none karasubitse kiyangaje rushako none urugo ruranze hari abantu bakoze umunwa nabo aho hari abantu bakoze umunwa wakusura baje kureba ibyo ubakiriza kugira ngo babijyane hanze uzabisome muri Zaburi abose atoranya n'abandi bantu bazakubita ibyuma n'amafusumboka n'amababura byose aho ibikundi bingahe bitandatu nje kuvugaho
tugasenga amasegonda mu minota mike. Dore amakuru. Igihe kiragera cyo gutaha Imana ya Nebukadinezari. Ndashaka abasore nka 3 baza hano. Ni muzana abasore 3. Nimufashe. Yego rata. Na wundi umwe se? Yego rata papa Israel. Igute mugwanye. Ni mwebwe insorejeho. Baje. Ntacyo wowe uri Daniel icara hari. Icara aho sha. Nawe utazira mwaho ngaho. Ubu tayari wewe uri bwami. Mu bantu bahamagawe Daniel ni yarari bwami ari mu yirira. Aguwe neza. Asifiwe Yesu. Mwandete ngasenga ko ari habizingiye. Mera umuntu ikiganza umubwe ngo utinda mu nzu y'Imana no kwa Sarongo baratinda kandi babapfunyikira. Uza abantu bicayeyo ntacyo bahakura. Impamvu tumuvuga uko nawe avyivugira kwa ari umupfumu. Tuza abandi babikora ariko tutatangaza nabo barabihisha ibyabo. Ko wewe baravyivugira nubwo yanyumva. Gisonga cyegera abantu basura tuva rero shaho. Mwabapfumwe karame abapfumu bara. Abanyabwenge abacunye n'abakonekone. Umuntu tugiye kuramya Imana ya databusha. Umuntu uri bwumva amabubura. Amasambuka. Inanga. N'ibintu by'ubwoko bwose bivuga. Twese. Umuntu utabikora wenyegejwe inshuro 7. Mu bantu babwira rero abasore barimo Sadraka, Meshaki, Abednego. Asifiwe. Nagize kujya ko nabisa abapfumu. Amina. Yagorata. Abasore nabo iryo tangazo bagira gute bararyumva. Tura makuru rero. Icyagikundi cyambere gishinzwe gukubita ivyuma ngo kibikubise bose barubarara. Bazanzamutse bacyubarara bano basore igahunda ihitira bafata ibafate rero nawe ibafate gacyase oya base ibafate mufashe base igahunda iba igize gute irabafasha oya nimukomeze iba irabafasha igahunda yo kuzura umwuka bazanzamutse basanga abasore igahunda yabafasha barababaza niko Sadraka komeza Sadraka Meshaki Abednego abandi basore bubaraye abapfumu bubaraye abacunyi bubaraye abakonikoni bubaraye mwebwe babanyagano mu muca amazi itegeko ry'umwami wanga gusubiza uyu muntu baraceceka kuko ntacyo bari gusubiza umuturage abafashe niba ari icyombo niba ari telefoni numbaze yawe karame nyakubahwa babasore wahaye kuyobora umfasha akantu batayemo baguciye amazi imbere y'imbaga barahagaza abandi bubaraye kandi si uguhagarara gusa ntabwo tuzi n'indwara yabafashe ibi bintu rero babibona n'indwara Nebukadinezari abaratambutse arabatereka nze mukomeze Nebukadinezari abaraje ni mundebe gato abaraje aza yifoye mwandebye se aza yifoye abagera imbere wa mugana asanga iyi gahunda yabafashe mu meri kiganza umurengo Nebukadinezari najyaza agasanga gahunda yagufashe umuriro ni bawucana bajya bawucana iyi gahunda uyigemo uvuga cyane amen rata Nebukadinezari aje asanga iyi gahunda yabafashe nawe arikanga bararebana agira ubwoba abaza Sadraka chwe Meshaki chwe Abednego chwe aba bigumira muri gahunda na jambo bari kumubwira bigumira muri gahunda arongera arabahamagara ati Sadraka Meshaki Abednego chwe kiranutse ashira ubwoba nk'intare umva ijambo rero yababwiye abwati niko nimwe mwabyitumye kudapfukamira Imana yanjye nakoze abandi babikoze mwebwe muguma muhagaze umva rero geste nabahaye akazi unyubahe nanjye mubikore gusa gutya nimwe mwabyitumye nibwo bamusubije murivuga ngo sitwe ahubwo igendera muri twe umva igendera muri twe ivugira muri twe
ikorera muri twe ntabwo twayibangikanye. Arababaza ati iyo se ni iyihe? Ni Imana y'Abaheburayo. None se iyo Mana mwiringiye irubakiza ukuboko kwanjye? Usesha mwagumye mboko kugakeye ko ngiye kubarekura. Iyo Mana mwiringiye mwakubonye? Wesha wakubonye? Wewe iyo Mana irubakiza ukuboko kwanjye ni iyihe? Arongera avuga irindi aravuga ati nibakiza ukuboko irabakiza umuriro w'itanura wenyegejwe karindwi. Nibwo iri jambo Nebukadinezari arivuga imbere y'abapfumu n'abacunyi bari baje kubararira iki kimana cye. Nibwo bana basore bahuje inama mu mwuka basanga Nebukadinezari atutse Imana yabo arayisuzuguye. Ni nabwo nabo bose bamusuzugurira imbere y'abapfumu n'abarozi n'abacunyi. Baramubwira ngo yewe Nebukadinezari, we Imana yacu dukorera ibasha kudukiza ukuboko kwawe. Umva Imana yacu tugira gute? Ibasha kudukiza ukuboko kwawe kandi ibasha kudukiza n'umuriro wacanye. Ariko nawe itadukiza umenya ko tutari bukorera Imana yawe. Ni pirate. Imana yacu ni oje, yawe ni pirate. Iyo imvura iguye barayanura ariko iyacu uvuga cyane ama. Yo abayobozi baraho barebana mu maso, burya uri Neburi bakwise Nebukadinezari uri umwami. Yo nibwo rero yahise atoranya abanyembaraga cyajabo twasomye, ajonjora abanyembaraga mu ngabo ze avuga ngo dudusore twasuzuguye nimudufate. Haleluya. Bakidufata rero ijuru ryohereza marayika w'Imana aza mbere. Dore amakuru abazaniye aza mbere. Umva se agira gutarata aza mbere marayika w'Imana. Ijuru ribona abasore bamara amaje bavuze ijambo rivuga ngo nayo itadukiza. Imana yacu dukorera ibasha. Ni nayo teme. Imana yacu dukorera ibasha kandi nayo itadukiza ntidushobora. Imana iravuga ati kuva abasore banyiringiye reka nanjye mbashe. Hita yohereza marayika bohereje araza mbere. Aza mbere yicara mu itanura ry'umuriro yicara mu muriro awicaramo mbere batarabatamo. Umva ubuhanuzi bukomeye buri muri iri jambo ry'Imana. Uvuga cyane amen. Mbabarira uwo muntu mwegeranye mundebere mu maso ngo marayika w'Imana aje mbere utaraseba, aje mbere utarashya, aje mbere utaragwara, aje mbere utarapfa. Wazamuye cyane. Haleluya. Yo araza umuriro wari bwica bano basore arawicarira. Afata undi ugiye kwica bya binyembaraga arawupfumbata mu kiganza. Dore rero basunikamwe ba basore. Bakibasunikamo marayika abarekuye wa muriro usumira bya binyembaraga birapfa. Haleluya. Papa ngwino hano wowe nimutemberane n'abantu basore neza aha ngaha nimuharenge. Marayika bayo Nebukadinezari vuga ati utu tuginga tusuzugure nimupfe. Umuriro uva mu ziko utwika bya binyembaraga byakoze imbaraga babasirikare binyembaraga. Nebukadinezari araza yitegereza bya bisore bye. Umva ngo nimupfe tu. Abantu bacanye uyu muriro nabo nabagome. Guki bacanye umuriro wicana bari ku musozi ariko nacyo nimupfe. Ariko utuyo duhungu twansuzuguye two twashiririye. Abona imirambo y'ibinyembaraga bye, abona ahantu bigaramye bipfiriye mu cyanditswe kivuga ngo nzatanga ingabo. Zipfe. Nebukadinezari arenza amaso imirambo areba mu ziko. Shaka ko mudatembera mukaki ko ntabwo mwasomye Bible gakeye. Arevye mu ziko abonamo abantu bane. Fati toka ibi ni bikide kureba. Aroja ararebuzwa ibi kide kureba. Umva ikintu cyambere cyabayeho. Ahita hamagara babandi ba mbere bakubise ibyuma. Abakubise ibyuma karame ni muza hano babaraje. Ahamagara n'abashenye inkwi. Abashenye ni muza hano baraza. Agira ngo agiye kubakandira akanyenyeri. Ahamagara abawucanye karibu muza hano baraza. Ahamagara n'abenyegeje wa ryakome ry'umuriro. Abenyegeje
aje karame namwe muzi baza biruka bazi ko baje guhembwa. Aha yongera hamagara wabakomereza muze namwe mwakoze umunwa baraza. Yongera hamagara babaziritse nabo baraza batwe baje guhembwa. Yongera hamagara abapfumu, abacunyi, abakonikoni, abanyabwenge, abakarudayi bose baraza. Nibwo yateruye ijambo umwami Nebukadinezari arabaza ati harya twajugunye mu muriro abantu bangaye? Baramusubiza ati ni batatu. Mwebwe rero muravuga batatu. Ndimo ndabona Saduraka vasha, ndabona Abedinego, ndabona Meshaki, ariko inyuma yabo ndabona mu ishusho y'uwa kane. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Inyuma yabo ndabona mu ishusho y'uwa kane. Iyi shusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Aha yo abantu bose baraho bari biteguye gukomera Imana ibafunga iminwa. Nibwo wese ahagarara gucya Nebukadinezari arahamagara Saduraka. Oya ntabwo yitabye. Saduraka muhagarare hamwe gutyo. Saduraka cwe, Meshake cwe, Abedinego cwe. Arahamagara urwanga ruraza. Uzima vuba musuzuguye hano yahamagariye ni hahandi yasuzuguriye Imana yabo akavuga ngo niyihe Mana iri bubakize. Baravuga ati kuva wasuzuguye Imana yacu imbere y'abapfumu n'abacunyi n'abakonekone turakwitaba ari ukuyubahe. Aho ayisuzuguriye ongera uyihubahire niho turi bukwitabe. Arongera Saduraka, Abedinego, Meshake cwe. Abarozi baraza n'abanyabwenge baramubwira ati nyagasane tukugira inama nuko maze guhamagara gutyo uracika umuhogo. Uribuka kare usuzugura Imana yabo ukayisuzugurira imbere y'abatarakebwe ngo niyihe Mana iri bubakize ukuboko kwawe. Rero buriya barakaye hamwe bayisuzuguriye bariho wongera kuyubahira nibwo bari bukwitabe. Ariko ziko ari byo Nebukadinezari yigira inama yo kuyubaha. Nibwo yavuze ijambo rikomeye ryatumye bamwitaba. Saduraka, Ekada, Meshake, Abedinego. Yongeraho ijambo ryatumye bamwitaba rivuga ngo mwabagaragu b'Imana isumba bingahe byose. Akimara kuvuga ngo mwabagaragu b'Imana isumba byose, iryo jambo rivugira hamwe yavuze ngo niyihe Mana. Niho yavugiye ijambo rivuga ngo mwabagaragu b'Imana isumba bingahe byose. Babona kwita bati karame. Mera Imana icyubahiro. Bati nicyo twashaka ko wubaha Imana yacu kwisumba byose. Mumera ikiganza mu bwenge Imana wiringiye isumba byose. Isumba bakuroga, isumba bakurwanya, isumba bagutereza, isumba bakuzinga, isumba bakunaniza. Wazamuye haleluya. Haguruka mubwire ijambo rya nyuma tukoresha ubundi tugasenga. Ni irya nyuma ryonyine. Uvuge cyane amen. Asifiwe. Nimusohoke muze hano nimumusezereho. Muze guma wicaye hari icaraho icariraho icaranga unacyo. Nimusohoke muze. Barasohoka. Ijambo bango nimusohoke muve muri iryo tanura. Barasohoka. Barabihumuriza. Basanga ni bazima. Habe n'umwotsi ubanukaho. Ndafashishwe. Mu bantu yahamagaye uyu mugabo baramuhamagaye. Mu basohotse uyu mugabo yarasohotse. Mawe guhanura muri iri jambo. Mumbere ikiganza mumbwire ngo kuba kirimo yiteguye gutabara wewe, yiteguye gutabara urugo rwawe. Aracyari mu itanura ntabwo arasohokamo, aracyari mu muriro. Wazamuye haleluya. Akomana we witeguye gutabara abageragezwa bangahe bose. Mu basohotse itanura wewe na wakane ntabwo yasohotse. Hasohotse Saduraka na Meshaki na Abedinego.
aguma mu itanura. Munyeganyeza ufite confidence mubwira ngo aracyawicayemo, ubwoba nibushire. Aracyicaye mu ntambara, ubwoba nibushire. Aracyicaye mu bakuroga, ubwoba nibushire. Zamura haleluya. Avuga ijambo ngo nimusohoke muve muri iryo tanura. Reka mbaze mwarimu, mwari kangubaze ufate mikoro ubisubize ufite mikoro. Haleluya. Nebukadinezari ajya guhamagara bano basore, yabahamagaye yabanje gukoranya ababoshi, abaziritsi, abakomerezi, abapfumu, cyangwa yabahamagaye badahari? Yabahamagaye badahari, imiriro yari yabatwitse. Ahamagara bano basore basohoke. Abapfumu bari bahari, abarozi bari bahari, abakomerezi bari bahari, abakuzinze bari bahari, abakugwanije bari bahari, abari biteguye gukomera bari bahari, abashaka gutabaho bari bahari, bose bari bagize gute? Bose Nebukadinezari yari yabahamagaje baje. Mbabarira rero mubwira ijambo rya nyuma, mufate niba wahobera babiri, wahobera umwe ntabwo mbizi, hobera abantu nka batatu, munyeganyeze umubwire ngo Imana igusohoye mu itanura bawucanye bahari. Nubwo buhanuzi bukomeye Imana yakuntumyeho, munyeganyeze ubwira ngo Imana igusohoye mu itanura abawucanye bahari. Imana igusohoye mu itanura abakuzinze bahari. Imana iguhaye kubyara abakuzinze bahari. Imana iguhaye akazi abakurwanije bahari. Imana iguteje imbere abakwicaje bahari. Wazamuye haleluya, wongera uzamure cyane haleluya. Abakuzinze bahari, Imana iguhaye umwana. Abakuzinze kutazashaka, Imana igukoreye mariage. Abatwaye ubwenge bw'abana bawe, Imana ibahaye gutsinda. Abakurwanije utazashaka, Imana ikubakiye urugo. Abari baje ngaha, wazamuye cyane haleluya. Munyeganyeze umubwira ngo Imana igusohoye mu itanura bawucanye bagize gute? Nabenyegeza bagize gute? Hano hantu twihanye, nasanze hano hantu abantu bari kwihana, nyuma yarwo barihana. Ubwoba nibushire. Tera intambwe usohoka muri iryo tanura. Tera intambwe ebyiri usohoka mu itanura. Tera intambwe Imana yambwiye ngo isohoye abantu mu itanura abawucanye bagize gute? Imana isohoye abantu mu itanura abawenyegeje bagize gute? Abavyumvise neza mukavyumva cyane muzamure haleluya. Sipala ponefo, sipala bone total. Imana igusohoye mu itanura ry'umuriro. Mbonye Imana isohora abantu mu itanura ry'umuriro abawucanye bagize gute? Yesaya 3:20 yabavango muvuge ko abakiranutsi bazagira guterata, bazagubwa neza. Ariko n'umurongo wa 10 kuko bazatungwa n'imirimo. Uvuge cyane amen. Buhanuzi bwankuye gwamagana. Imana yamengoze mbabwire ngo ibasohoye mu itanura ry'umuriro abawucanye bagize gute? Kandi je gutoranya ibinyembaraga bimwe mu ngabo ibinyembaraga by'ibigeragezo mu bikurwanya ibyishe mbere. Amen. Muvuge cyane amen. Nibande abantu babiri bizeye ko basohotse mu itanura, turebe muzamura ikiganza cyane. Babiri basohotse mu itanura ry'umuriro, muvuge cyane amen. Babiri basohotse mu itanura ry'umuriro, muzamure cyane haleluya. Amen. Dushime Imana, duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Dushime Imana, duhe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ikoze ibintu bidasanzwe.
bidasanzwe muri aya materaniro. Imana ikoze ibintu bidasanzwe muri aya materaniro. Imana isohoye abantu mu itanura bawucanye bagize gute bahari. Iryo jambo ni ihame, ni Imana ivuganye namwe muri aya materaniro. Uvuga cyane amen. Iryo jambo ni ihame, iryo jambo ni ihame. Ryizere ije gutoranya bimwe mu binyembaraga bikurwanya. Ibirwanya urugo rwawe Imana ibyishe mbere, ibirwanya ubugingo bwawe Imana ibyishe mbere, ibirwanya abana bawe Imana ibyishe mbere, ibirwanya inda yawe Imana ibyishe mbere. Rega nta bindi biturwanya, nibyo birwara urwaye Imana ibigukize mbere utarapfa. Uvuga cyane amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umva itangazo rikomeye rya nyuma. Mumere ikiganza mubwenge ibintu Imana ikoreye muri aya materaniro, ariko ibindi gahunda ni mu ijuru. Mubwenge gahunda ni mu ijuru, mubwenge gahunda ni mu ijuru. Imana ikoze ibintu bidasanzwe, ariko gahunda ni hehe rata? Gahunda ni hehe rata? Gahunda ni hehe rata? Ongera mumbwire ijambo rikomeye, mumbwirire ngo impamba y'urugendo Imana itangiye muri aya materaniro ntizakwibagiza intego y'urugendo. Mubwenge gahunda ni mu ijuru. Uvuga cyane amen, uvuga cyane amen, uvuga cyane amen. Imana yambwiye ngo ije kwica ibinyembaraga bikurwanya. Ijambo rya kabiri, soka mu itanura abawucanye bagize gute. Ijambo rya gatatu, Imana ije kuvyivangamo. Ngibyo ibintu bitatu kandi biruzuye ni ihame. Imana ivyivangemo. Ijambo rya kabiri, itoranije ibinyembaraga mu byakurwanyaga ibyishe mbere. Ijambo rya gatatu, sohoka muri iryo tanura abawucanye bagize gute bahari. Nuko Imana ivugiye muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Uvuge cyane amen.